Ibihe byiza kabisa kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, ni ya channel yanyu ibagezaho ibintu bishyashya bigezweho mutabona ahandi. Uyu munsi mbazaniye uwitwa Nyarwaya Innocent, bivuga ko agiye kwimukira mu gihugu cya Uganda nk'uko yabitangaje, nyuma y'uko ngo inaha mu Rwanda bamumereye nabi kabisa, ariko yagiye akoze amateka aho yashyize hanze video y'uwitwa Djihad, hanze amashusho y'ubwambure bwe arimo kwikinisha mu gitanda, nuko bitemewe kuyipostinga hano kuri YouTube bahita baduha strike, ariko mba mberetse kabisa yamushebeje amushyira hanze byataye. Turaza kureba icyo amategeko ateganya kuri ibi yakoze, ndetse n'ibaruwa ndende yanditse asezera abanyarwanda avuga ko amaze kugenda. Ibaruwa ifunguye: Rwanda nkunze ntakwanga, ahubwo mpunze agatsiko k'abashatse kunyica mu myaka 4 ishize nkataka, ariko nta wanyumvishe n'umwe. Umutima wanjye urababaye cyane, ariko Rwanda numpamagara nzitaba, kuko data yaragukoreye, mama arakubyarira. Uganda welcome me please kabisa. Bikomeza avuga ati akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu, umusozi wanyu wamaze kugwa. Ndavuga abahuriye mu bugambanyi bise showbiz, gutwika pranka n'ibindi. Big Energy stand up, aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes ono, kandi tuzabamena big time. Aba Big Energy sinzabatengwa, tugiye kubyo yasorejeho. Big Energy stand up, ukuri kugomba gutsinda. Umuntu atotezwa imyaka 4 n'abantu bamwe, abandi bakamukomera amashyi, undi yavuga one week bagashya ubwoba, ibikuba bigacika. Mwantoteje imyaka 4 yose, isi yose iranyanga, mumbeshyera kubera ubwoba bwanyu no gushaka kwikubira. Arangiza avuga ati stop kabisa. Murabona Djihad ngo nuko bitemere gushyira hanze, nomba mbatemo mukareba ibyo yagoye yamukoreye kabisa. Yagoye akamaze gutangaza ko ubu agiye gukomereza ibikorwa mu gihugu cya Uganda. Kora subscribe umunsi, like, share ndetse na comment. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce JJ, Imana ibarinde, God bless you.